hasi. Ushatse wavuga ko Jumongo iri muri season ziri historical zibiye byose mu gihugu cya Korea. Niyo season iri historical yinjije amafaranga menshi mu gihugu cya Korea kugeza na n'ubu. Nabo yarabavunye ku rwego rudasanzwe dore ko ingabo z'ibyuma wabonye muri iyi season zabaga zambaye imyenda ipima 10. Gukina wambaye imyenda iremereye gutya kandi uri buze no gukina scene za action ntago ari ibintu byoroshye. Mbere yuko batangira gufata amashusho y'iyi season bafasha abakinyi bayo bibanze nka Jumongo n'abavandimwe be bajya kubigisha gutwara amafarashi bya nyabyo. Ibi byatewe nuko scene zabo zose bari kuza kuzikorera n'aba stand bari kuza gukinira muri iyi season. Mu gukina iyi filimi Sosiono na Jumongo bakinye scene zabo neza ku buryo igisoza abafana babo babandikiraga message babasaba ko bakundana bya nyabyo. Ntago wakumva ukuntu iyi filimi Pushpa irimo guhindurira ubuzima abantu bose bayikozeho. Iyi filimi ikimara gusohoka igihe cyo kuyerekana kigeze hari hagurishijwe amatike arenga miliyoni 20 zose. Kugeza ubu Pushpa igice cya kabiri niyo filimi ya gatatu mu Buhinde bwose yinjiza amafaranga menshi muri sinema yabo. Iriya nkuru yayo y'umuhungu w'umukene ariko wiyemera ku rwego rudasanzwe yaragiye ikundwa n'Abahinde ku buryo base batangira kumwigana imico yiwe muri iyi filimi n'imyenda uyu mugabo yakinye yambaye yitwa Rangi yasitangira kugurwa cyane ku isoko.